Yesu Kristo nashimwe. Tugeze ku munsi wa 76 dusoma ijambo ry'Imana muri ya gahunda yacu yo gusoma Bibiliya kuzageza tuyirangije. Turi mu gitabo rero cya mbere cy'Abami. Uyu munsi turatangira n'ibice bitatu. Reka dusome mu izina rya Yesu. Salomo yuzura na Farawo umwami wa Egiputa, arongora umukobwa we, amuzana mu mudugudu wa Dawidi, agumayo kugeza aho Salomo yamariye kubaka inzu ye bwite n'iy'Uwiteka n'inkike zo kugota i Yerusalemu. Icyo gihe abantu batambiraga mu nsengero zo kutununga, kuko kugeza ubwo hatariho inzu yubakiwe izina ry'Uwiteka. Salomo yakundaga Uwiteka, akagendera mu mategeko ya se, kandi yajyaga atamba ibitambo, akosereza imibavu mu nsengero zo kutununga. Salomo asaba Imana ubwenge. Bukeye umwami ajya i Gibeyoni gutambirayo, kuko ariho akanunga karusha utundi icyubahiro kabaga. Nuko Salomo atambirayo ibitambo byoswa 1000. Salomo akiri i Gibeyoni, Uwiteka amubonekera mu nzozi nijoro. Imana iramubaza iti, nsaba icyo ushaka nkiguhe. Salomo aravuga ati, wagiriye data Dawidi neza nyinshi, kuko yagendanaga ukuri no gukiranuka imbere yawe, agutunganiye mu mutima we. Kandi wamugeneye kumugirira iyi neza ikomeye, umuha umwana we ngo yicare ku ntebe y'ubwami bwe nk'uko biri none. Nuko none Uwiteka Mana yanjye, wimitse umugaragu wawe mu cyimbo cya data Dawidi, ariko ndi umwana muto, sinzi iyo biva n'iyo bijya. Kandi umugaragu wawe ndi hagati y'abantu bawe watoranyije, n'ubwoko bukomeye butabarika. Nuko rero uhe umugaragu wawe umutima ujijutse, ngo nshobore gucira abantu bawe imanza, kugira ngo menye gutandukanya ibyiza n'ibibi. Mbese ninde washobora gucira ubu bwoko bwawe bukomeye imanza? Maze ayo magambo anezeza Uwiteka, kuko ariyo Salomo yamusabye. Imana ihera kwibwira Salomo iti, kuko ibyo ari byo usabye, ukaba udasabye kurama, ntusabe n'ubutunzi cyangwa ko abanzi bawe bapfa, ahubwo ukisabira ubwenge bwo kumenya guca imanza zitabera, nuko nkugiriye uko unsabye. Dore nguhaye umutima w'ubwenge ujijutse, mu bakubanjirije cyangwa mu bazakurikira ntawe uzahwana nawe. Kandi nguhaye n'ibyo utansabye, ubutunzi n'icyubahiro, bizatuma nta mwami n'umwe wo mu bandi bami uzahwana nawe iminsi yose yo kubaho kwawe. Nuko kandi nugendera mu nzira zanjye, ukitondera amateka n'amategeko yanjye nk'uko so Dawidi yazigenderagamo, nzakongerera kurama. Maze Salomo aribambura, amenya ko yarotaga. Bukeye asubira i Yerusalemu. Ahageze ahagarara imbere y'isanduku y'isezerano ry'Uwiteka, ahatambira ibitambo byoswa n'ibyishimwe yuko ari amahoro. Hanyuma atekereshereza abagaragu be bose ibyo kurya. Salomo acira abagore 2 imanza. Bukeye abagore 2 b'abamaraya basanga umwami, bamuhagarara imbere. Umwe muri bo aravuga ati, nyagasani, nabanaga n'uyu mugore mu nzu imwe, bukeye turi kumwe mu nzu mbyara umwana. Maze iminsi 3 mbyaye, uyu mugore nawe abyara turi kumwe. Nta mushyitsi wari kumwe natwe muri iyo nzu, keretse twebwe ubwacu. Ariko nijoro umwana w'uyu mugore arapfa, azize yuko yamuryamiye. Icyo gicuku arabyuka, ankura umwana mu gituza, ubwo umuja wawe nari nsinziriye, amuryamisha ku gituza cye, wa wundi wapfuye amuryamisha ku gituza cyanjye. Mbyutse mu museke konsa, umwana nsanga yapfuye, ariko mu gitondo mwitegereje mbona ko atari umwana wanjye nibyariye. Undi mugore aravuga ati, oya, muzima niwe wanjye, wapfuye n'uwawe. Uwa mbere ati, oya, wapfuye n'uwawe, umuzima niwe wanjye. Babivugira batyo imbere y'umwami. Nuko umwami aravuga ati, yemwe. Umwe agira ati, umuzima niwe wanjye, wapfuye n'uwawe. Undi akagira ati, oya, ahubwo wapfuye n'uwawe, umuzima niwe wanjye. Umwami ati, nimunzanire inkota. Barayimuzanira. Maze umwami arategeka ati, uwo mwana muzima nimumucemo 2, igice kimwe mu gihe umwe, ikindi mu gihe undi. Nuko umugore nyina w'umwana muzima wari umufitiye imbabazi abwira umwami ati, nyagasani, muzima mu mwihere
w'imwica. Nyagasani, umuzima mumwihere w'imwica. Nubwo bimeze biti, ariko undi aravuga ati, ahubwo bamucemo kabiri mubure nawe umubure. Umwami aherako arategeka ati, uwo mwana muzima ntimumwice na hato, mumuhe uriya mugore kuko ari we nyina. Nuko Abisiraheli bose bumvise ko umwami yaciye urwo rubanza, baramutinya kuko babonye ko ubwenge bw'Imana bwari muri we bwo guca imanza zitabera. Igice cya 4. Titire yaho iravuga ngo abatware ba Salomo. Nuko umwami Salomo aba umwami w'Abisiraheli bose, kandi aba nibo batware be: Azariya mwene Sadoki umutambyi, Elihorefu na Ahiya bene Shisha bari abanditsi, Yehoshafati mwene Ahiludi niwe wari umucurabwenge, Benaya mwene Yehoyada yari umugaba w'ingabo, Sadoki na Abiyatari bari abatambyi, Azariya mwene Natani yari umutware w'intebe muri bo, Zabudi mwene Natani yari umujyanama kandi umutoni w'umwami, Ahishari yari umunyarugo, Adoniramu mwene Abuda yakoreshaga ikoro. Kandi Salomo yari afite abatware 12 bakwijwe mu Bwisiraheli bwose, kugira ngo bajye bazanira umwami n'abo mu rugo rwe amakoro. Umuntu wese yamaraga ukwezi kumwe mu mwaka afashe igihe cyo gutanga amakoro. Aya niyo mazina yabo: Benihuri wo mu gihugu cy'imisozi miremire cya Efurayimu, Benidekera w'imakasi, ni Sharubimu, ni Betishemeshi na Ero, ni Betihanani, Beniheseda muri Aruboti niwe wakoreshaga n'isoko y'igihugu cya Heferi cyose. Benabinadabu niwe wabaga mu gitwa cy'Idori, yari afite umukobwa wa Salomo witwa Tafati. Bana mwene Ahiludi niwe wakoreshaga Itanaki n'Imegido n'i Betisheyani hose, iruhande rw'Isaretani hepfo y'Iyezereli, uhereye i Betisheyani ukageza muri Abeli Mehora, kandi ukageza hirya y'Yokimeyamu. Benigeberi niwe wakoreshaga Iramoti n'i Galeyadi n'imidugudu ya Yayiri mwene Manase yo muri Galeyadi, kandi n'igihugu cya Arugobu muri Bashani cyarimo imidugudu 60 ikomeye igoswe n'inkike z'amabuye, igakingishwa ibihindizo by'imiringa. Ahinadabu mwene Ido niwe wakoreshaga Imahanayimu. Ahimasi niwe wakoreshaga Inafutali, ni nawe washyingiwe Basemati umukobwa wa Salomo. Bana mwene Hushayi niwe wakoreshaga Ibwasheri n'i Beyaroti. Yehoshafati mwene Paruwa w'Ibwisikari, Shimeyi mwene Era w'Ibubenyamini, Geberi mwene Uri mu gihugu cya Galeyadi no mu gihugu cya Sihoni umwami w'Abamoni, na Ogi umwami w'Abashani niwe wenyine wakoreshaga muri icyo gihugu. Nuko Abayuda n'Abisiraheli bari benshi, bangana n'umusenyi wo mu kibaya cy'inyanja ubwinshi, bararyaga bakanywa bakanezerwa. Igice cya 5. Iby'icyubahiro cya Salomo. Nuko Salomo ategeka ibihugu byose uhereye kuri rwa ruzi ukageza ku gihugu cy'Abafilisitiya no ku rugabano rwa Egiputa, bakajya bamuzanira amaturo bakamukorera iminsi yose yamaze akiriho. Amagerero ya Salomo y'umunsi umwe yabaga inshuro z'ifu y'ingezi 30 n'iz'amafu meza 60 n'inka zibyibushye 10 n'izindi zo mu gasozi 20 n'intama 100 n'impara n'amasirabo n'amasunu n'inkoko zibyibushye. Nuko yategekaga igihugu cyose cyo hakuno ya rwa ruzi uhereye Itipusa ukageza i Gaza, agatwara n'abami bose bo hakuno yarwo. Yari afite amahoro impande zose. Abayuda n'Abisiraheli baridendereza iminsi ya Salomo yose, umuntu wese ku muzabibu we no ku mutini we, uhereye i Dani ukageza i Berisheba. Kandi Salomo yari afite ibiraro by'amafarashi yakururaga amagare ye. Ibyo biraro byari inzovu 4, kandi abantu bagenderaga ku mafarashi bari inzovu 1 n'ibihumbi 2.
nuko abo batware bakajya bakoreshereza umwami Salomo n'abariraga ku meza y'amakoro umuntu wese ukwe kwezi ntibagire icyo bababurana, bakajya bazana sayiri n'ubwatsi bw'ayo mafarashi n'ayandi y'imbaraga nk'uko byategetswe, bakabizana aho umwami yabaga. Nuko Imana iha Salomo ubwenge n'ubuhanga bwinshi cyane n'umutima wagutse bitagira akagero nk'umusenyi wo mu kibaya cy'inyanja utabarika. Ubwenge bwa Salomo bwarutaga ubw'abanyabwenge bose b'iburasirazuba n'aba Egiputa bose. Yarushaga abandi bantu bose ubwenge nka Etani Umwezerahi, kandi nka Hemani na Karukori na Darada bene Mahori. Yamamara atyo mu mahanga yose amukikije. Yahimbye imigani 3,000 n'indirimbo 1,500, kandi yari azi gusobanura ibiti uhereye ku myerezi y'i Lebanoni ukageza kuri Ezobu imera ku mazi. Yari azi gusobanura inyamaswa n'ibisiga n'ibikururuka n'ifi. Nuko abantu bakajya bava mu mahanga bazanywe no kumva ubwenge bwa Salomo, boherejwe n'abami bo mu isi yose bumvaga iby'ubwenge bwe. Salomo yigira inama yo kubaka inzu y'Uwiteka. Bukeye Hiramu umwami w'i Tiro yumvise ko bimitse Salomo ngo abe umwami mu cyimbo cya se, amutumaho abagaragu be, kuko uhereye kera Hiramu yuzuraga na Dawidi. Salomo aherako atuma kuri Hiramu ati, uzi ko mukambwe wanjye Dawidi atabonye uburyo bwo kubakira izina ry'Uwiteka Imana y'inzu, kubw'intambara z'ababisha be bari bamuri impande zose, kugeza aho Uwiteka yabashyiriye munsi y'ibirenge bye. Ariko noneho Uwiteka Imana yanjye impaye ihumure impande zose, nta mubisha nta n'ibyago bikiriho. Nuko ngambiriye kubakira izina ry'Uwiteka Imana yanjye inzu, nk'uko Uwiteka yabwiye umukambwe wanjye Dawidi ati, umuhungu wawe nzashyira ku ngoma yawe mu cyimbo cyawe niwe uzubakira izina ryanjye inzu. Nuko none tegeka abantemera imyerezi y'i Lebanoni, kandi bazakorana n'abagaragu banjye. Nuko nzajya nguha ibihembo by'abagaragu bawe uko uzambwira kose, kuko uzi yuko nta n'umwe muri twe w'umuhanga uzi gutema ibiti nk'Abasidoni. Hiramu yumvise amagambo ya Salomo aranezerwa cyane, aravuga ati, uyu munsi Uwiteka ashimwe, kuko yahaye Dawidi umuhungu w'umunyabwenge gutegeka ubwo bwoko bukomeye. Hiramu atuma kuri Salomo ati, numvise ibyo untumyeho, nuko nzagukorera ibyo wansabye byose by'ibiti by'imyerezi n'imiberoshi. Abagaragu banjye bazabikura kuri Lebanoni, babimanure babigeze ku nyanja. Nibigerayo nzabihambiranya nk'ibihare kugira ngo binyure mu nyanja, mbigeze aho uzanyereka abariho babihamburira, maze uze ubyende. Kandi nugaburira abo mu rugo rwawe uzaba ushohoje ibyo nshaka byose. Nuko Hiramu aha Salomo ibiti by'imyerezi n'imiberoshi, ibyo yashakaga byose. Salomo nawe akajya agerera Hiramu inshuro z'ingano, inzovu 2 n'inshuro 20 z'amavuta meza byo kugaburira abo mu rugo rwe. Uko niko Salomo yahaga Hiramu uko umwaka utashye. Nuko Uwiteka aha Salomo ubwenge nk'uko yamusezeranije, abana amahoro na Hiramu, kandi basezerana isezerano ryo gufashanya. Umwami Salomo atoranya abantu b'abanyagihe mu Bisiraheli bose bari inzovu 3, akajya abohereza muri Lebanoni uko ukwezi gutashye. Abantu inzovu imwe bagafatanya igihe cy'ukwezi kumwe, bacyura igihe bakamara iwabo amezi 2 baruhuka. Adoniramu niwe wari umutware w'abo banyagihe. Kandi Salomo yari yarashyizeho abikorezi inzovu 7 n'abandi babazaga amabuye ku misozi miremire inzovu 8, udashyizeho abatware bakuru ba Salomo bategekaga imirimo, bo bari 3,300 batwaraga abakozi. Nuko umwami abategeka ko babaza amabuye manini y'igiciro cyinshi, kugira ngo bubakishe urufatiro rw'inzu amabuye abajwe. Hanyuma abubatsi ba Salomo n'aba Hiramu n'abagebari barayabaza, batunganya imbaho n'amabuye kugira ngo babyubakishe iyo nzu. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Tuzakomeza ejo dusoma igice cya 6. Imana yo mu ijuru ibishimire. Mukomeze mugire weekend